turashimira Imana kuko yatugiriye neza tukiri abasitari bo mu mujyi wa Kigali. Ndashima Imana kuko yabanye nanjye ndi umusitari w'inyamijosi. Turashima Imana kuko ni Imana itanga agakiza. Nashimaga Imana kuko yangiriye neza muri icyo gihe cyose. Imana yarantabaye impa agakiza muri icyo gihe ndi umusitari, irampamagara, imajije kumpamagara ingirira neza, ingirira imbabazi, narimbi kwire nari umunyabyaha. Yesu angirira neza, nari umusitari w'inyamirambo itabi ry'urumogi nicyo cyandangaga. Ntago najyaga ntinya kugera kurya nyuma ndimo itabi, numvaga nta muntu witaye ku byanjye, ariko Yesu angirira neza, angirira imbabazi. Imana imajije kunkura aho ngaho muri icyo gihe cy'ubusitari. Imana rero kuko yampaye umugabo wari umwadeperi, nge ntari umwadeperi, Imana ingirira neza, nsanga nawe ni inzahare n'umukene. Aho ngeze kubana nawe sanga nta byo kurya ntacyo kunywa agira. Igihe rero kiza kugera nigira inama yo kujya kwiyahura. Ngiye kwiyahura, Imana irampamagara, numva ijwi rirampamagara nditaba. Ndangije Imana iranyiyereka. Imana yangiriye neza muri icyo gihe cyo kunyereka ko Imana yaradutabaye mu mujyi wa Kigali. Ubu ngubu turashimira Imana, imaje kunyereka umugabo wanjye nibwo yatoraguye amafaranga 380. Ubuzima bugenda bwemera buhoro buhoro mu kutugirira neza kw'Imana. Icyo gihe rero Imana nubwo yangiriye neza, ikigeragezo ntago kigeze gihagarara. Nangiye kwiyahura kubera ikigeragezo cyo kutabyara. Kabiri nangiye kwiyahura kubera gusonza, ariko Yesu yatugiriye neza. Ubu ngubu tumaze imyaka 17 tutari twabyara, ariko dukomeye kuri Yesu. Ibyo yakoze biduhesha ibyiringiro ko nibyo atarakora azabikora. Imana ishimwe. Ikindi ndashima Imana, muri icyo gihe cyose abantu babonaga ko ntacyo twakwimarira, ariko Yesu yatureba. Tumaje kumwizera nk'umwami n'umukiza, yaduhaye inzu mu mujyi wa Kigali. Imana yadukuye mu nzu 2500 yitwa Niyo mace, nabonaga ingana n'ikibiriti. Imana yangiriye neza, ndashima Imana ibyo yakoze nabitari yagira neza. Ni mwihangane, Imana ishimwe. Bakunzi ba Iyobokamana TV, ubu buhamya burakomeye cyane, burimo ibintu byinshi cyane. Kurikira nawe ntucikwe. Inshuti bakunzi ba Iyobokamana TV, turabasuhuje mu izina rya Yesu. Ni kwa kundi mumaze kutumenyera ko tugira gutya tukazana umukozi w'Imana maze tukaganira. Abantu tuzana bafite intego zitandukanye, bamwe baba baravuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, abandi bafite ubuhamya bukomeye, wa mugani wa ya ntego yacu cyangwa wa ya nyito yacu dukunda gukoresha tuvuga ngo iyo Imana ishaka kuza gukoresha ibintu bikomeye, irabanza ikakunyuza mu bikomeye ikagukomeza, maze yamara kugukomeza rero izo mbaraga ukuyemo zikazatuma uza gukomeza abandi. Uyu rero n'umubyeyi turi kumwe, ni umuntu wagize mu bikomeye, ariko Imana ibimucishamo kugira ngo imukomeze, maze rero azaze ku Iyobokamana TV aguhamiriza kugira neza, akubwira ko nta kuri haba Imana idakura abantu. Ubu n'uburyo bwiza ubonye rero, wowe utarakora subscribe ku Iyobokamana TV, nureba ubu buhamya, nyaboneka ubusangize n'abandi kugira ngo icyo bukora mu mutima wawe bubashe no kugikora mu mitima y'abandi bantu. Reka rero tuze tuganira n'uyu mubyeyi tuvuga tuti mwiriwe neza kandi murakomeye. Mwiriwe. Ni meza. Tuguhaye ikaze ku Iyobokamana. Murakoze cyane, sabaho umugisha. Ninde rero tugiye kuganira, muratangira mutwe? Nitwa Uwamahoro Beatrice, ndi umudamu, ndubatse, mfite umugabo, ntuye mu mujyi wa Kigali. Niho mbarizwa no nkora umurimo w'Imana. Mukaba mubarizwa mu mujyi wa Kigali, ati niho nkorera umurimo w'Imana. Muri hetorero kuye paruwase kuhe mudugudu? Umudugudu dukoreraho umurimo w'Imana ni Beteri, paruwasi yacu ni Rugarama, niho dukora umurimo w'Imana. Ndirimba muri korali yaho ya kabiri yitwa Betaniya. Ni muri itorero rya ADP. Uyu rero ni umubyeyi tuzanye, mwamwumvishe, ni umukristo wo mu itorero rya ADP muri paruwasi ya Rugarama ku mudugudu w'Ibeteri. Niwe rero tugiye kuganira. Tuguhaye ikaze rero ku Iyobokamana TV kugira ngo utugezeho ubuhamya bwawe, ukore ivugabutumwa uko Imana igushoboje kuri izi kamera za Iyobokamana TV. Akira mikrofone maze utangire udusangize ibyo waduteguriye biri mu buhamya n'ibindi byose wumva wabwira abera b'Imana. Murakoze cyane. Reka tubanze dusenge Imana kugira ngo Imana ibane natwe muri iki kiganiro tugiye kuganira. Nyagasani Imana yacu, Imana nkuru yo kwizerwa no kwiringirwa, turagushimiye kuko uri umukozi w'umuhanga.
tugushimiye ko ugira umugambi mwiza ku buzima bwacu. Turagushimiye ko wemeye ko tuganira n'abantu bateze amatwi iyi radiyo. Ndakwinginze kugira ngo uze ubane natwe, imbaraga zawe zibane natwe mu izina rya Kristo Yesu. Imbaraga z'umwuka wera aba arizo zibana natwe, kandi mucunguzi mwiza Kristo, ndakwinginze kugira ngo imbaraga z'umwuka wera aba arizo zimanuka zidufashe muri kano kanya tugiye kumara tuganira ijambo ryawe. Dufashe rero kandi utugirire neza, udushyigikire kuko uri Imana igenda ikora imirimo n'ibitangaza. Icyubahiro ni icyawe kuko ushobora byose mu izina rya Kristo Yesu, amen. Ndagira ngo tuganire ijambo ry'Imana, uko Imana ishoboje kuganira n'abantu bose baduteze amatwi. Ijambo ry'Imana riri muri Mariko ibice 5 umurongo wa 25. Reka dusome mu izina rya Kristo Yesu. Haravuze ngo, nuko hari umugore wari imugongo, wari ubimaranye imyaka 12, ababazwa n'abavuzi cyane benshi, bagerageza kumukiza, bamumarisha ibintu bye byose, abitangamo ingemu, ariko ntibagira icyo bamumarira, ahubwo arushaho kurwara. Yumvise ibya Yesu, araza aca mu bantu, amuturuka inyuma, akora ku mwenda we, kuko yari yibwiye ati, ninkora imyenda ye gusa ndakira. Uwo mwanya isoko y'amaraso irakama, amenya mu mubiri we yuko akize cya cyago. Yesu nawe yiyumvamo ko ubushobozi bumugabanutsemo, ahindukira abyigana n'abantu, arabaza ati, ninde unkozeho? Unkoze ku mwenda wanjye? Abigishwa be baramusubiza bati, ese ye abantu barakubyiga nawe ukagira ngo ninde unkozeho? 32. Abararanganyamo amaso agira ngo abone umukozeho. Uwo mugore aratinya, ahinda umushyitsi, kuko azi ikimubayeho. Araza amwikubita imbere, amubwira iby'ukuri byose. Aramubwira ati, mwana wanjye, kwizera kwawe kuragukijije, wigendere amahoro, ukire rwose icyo cyago. Amen. Turashima Yesu kuko ni umwami mwiza, ni inshuti nziza idahana. Uyu mugore yari amaze igihe afite uburwayi, kandi ubu burwayi kuko bwari bumutinzeho, ahantu yari ari nta nshuti nta bavandimwe bari baramuvuyeho bose. Ariko amaze kumenya amakuru y'uko Yesu yaciye muri uwo mudugudu arimo ahagenda, ngo yari yarivuje, niko Bibiliya itubwiye, ubutunzi bwose bwaramushizeho, abavuzi baramumazeho ibintu, ariko amenya amakuru y'umugabo witwa Yesu ko aciye aho ngaho. Turashima Imana ko yaciye aho twari dutuye, natwe tukayibona. Imana ishimwe. Uyu mugore rero ngo arangije arabyigana, akora kuri Yesu. Yesu ngo yari ari mu bantu benshi. Uyu mugabo witwa Yesu twaramubonye. Bibiliya ijambo ry'Imana riravuga ngo yasanze twigaragura mu ivata ry'ibyaha, aravuga ngo tubaho. Turashima Imana itubeshejeho. Haleluya.
uyu mugabo witwa Yesu rero ngo uyu mugore arabyigana aca mu bantu benshi, arangije amukoraho ngo kora ku ncunda z'imyenda ye. Mbibutse ko Yesu wacu ingingo ze zose zirakora, zirakiza. Yesu n'imyambaro yambaye irakiza. Uyu mugabo witwa Yesu yatugiriye neza, turamushimiye, Imana ishimwe. Uyu mugabo witwa Yesu rero ngo uyu mugore amukoraho. Yesu yarari kumwe n'abigishwa we, ari kumwe n'abantu baje. Yesu yarangwaga n'impuhwe n'imbabazi, aho yageraga imitsima ibuze yagendaga yitanga. Uyu mugabo witwa Yesu rero ngo agera muri uyu mudugudu, ahageze agirira neza abantu. Imana ishimwe kuko natwe yatugiriye neza. Turi ahangaha turimo tubwira abantu ngo nibahumure, imbabazi z'Imana ntago zigira akagero, ntago zirondoreka. Natwe tubayeho kubw'imbabazi za Yesu. Imana itugirire neza. Uyu mugore rero ngo arabyigana akora kuri Yesu. Amajije kumukoraho ngo Yesu yumva imbaraga imuvuyemo. Bibiliya iravuze ngo uyu mugore nawe yumva hari igitangaza gikoretse muri we. Yari amaze imyaka 12 afite uburwayi, kandi ubu burwayi ntibwamwemeraga kujya ahantu hari abantu benshi, kubera ko yari abumaranye igihe. Uburwayi bwatumaga agenda nukira abahisi n'abagenzi. Ariko turashima Yesu utajya twinuba. Uyu mugabo witwa Yesu agira imbabazi nyinshi, Imana ishimwe. Uyu mugore rero ngo amajije kumukoraho, yumva hari ibintu bikoretse muri we, yumva arakize. N'abari baza aho ngaho baje kumureba, kuko Yesu aho yageraga byaramenyekanaga kubw'umutima w'imbabazi Imana yacu igira. Niyo mpamvu natwe turi ahangaha, tugeze ahangaha kubwa kavukire. Ntago tuba turimo dutanga buno buhamya, ariko turashima Imana, Imana ishimwe. Uyu mugabo witwa Yesu rero ngo uyu mugore akimara kumukoraho, umwami Yesu arabimenya, n'uyu mugore arabimenya ko hari imbaraga imukijije. Ngo Yesu arangije arabaza ngo ninde unkozeho? Uyu mugabo witwa Yesu, abigishwa be baramubwira ngo mwami, urabaza ngo ninde ugukozeho n'abantu bari ahangaha? Mbibutse ko Yesu iyo ageze ahantu hari ibintu byapfuye birazuka. Yesu arabimenya ko hari umukozeho. Uyu mugore ngo arangije, mwami Yesu abigishwa baramubwira ngo hano hari abantu benshi, hari abantu bacitse amaguru, hari abantu bafite ibibazo, hari abantu baje bagushaka Yesu, ni benshi, ni benshi. Yesu aravuga ngo hari unkozeho, hari imbaraga imvuyemo. Mbibutse abantu mwese muteze amatwi, uyu mugabo witwa Yesu arashoboye. Haleluya. Mbibutse ko uyu mugabo witwa Yesu ni umugabo ugira umutima w'imbabazi, afite umutima w'imbabazi. Niyo mpamvu nanjye ndahangaha, yangiriye neza, Imana ishimwe. Uyu mugabo witwa Yesu rero ngo arahindukira. Amajije guhindukira ngo asanga uyu mugore ahagaze nk'uko abandi bari bahagaze. Ngo Yesu abaranganyamo amaso. Uyu mugore ngo arangije agira ubwoba bwinshi icyo kibazo. Iyo umuntu afite ikibazo abyimenyaho. Iyo umuntu afite ikibazo no mu mudugudu asengeramo abakiyiziho. Iyo umuntu afite ikibazo cy'uburwayi ntawe adasaba ko musengera. Ariko turashima Imana ko ariyo yaje ikagira ibintu irangiza. Imana ishimwe. Uyu mugore rero ngo arangije ngo amenye neza ko Yesu yamenye ibye, ahindukiye ngo amurebye. Uyu mugore ngo arangije ahita apfukama aca bugufiya imbere y'umwami Yesu. Mwami Yesu ngo arangije aramwitegereza. Haleluya. Muri uyu mwanya ndagira ngo abantu bose baneze amatwi, mwami Yesu mbibutse ko azi kureba umuntu akamenya ikibazo cye. Warangije mwami Yesu aramubwira ngo mugore, ni wigendere, kwizera kwawe kuragukijije. Uyu mugore ngo agenda ashima Imana, agenda ahimbaza Imana, agenda avuga ko yabonye ukuboko k'Uwiteka. Imana ishimwe. Nanjye uraho ndashima Imana, Imana yangiriye neza. Haleluya. Turashima Yesu kubera ko ari we waturebye akatumenya. Ndashima Imana. Naje hano kugira ngo ntange ubuhamya, mbwira abantu imbaraga z'Imana zibatura abantu. Kubwa kavukire iwacu ntago byari gushoboka, ariko turashima Yesu, turashimira Imana. Ngewe navutse ndi umwana w'umukobwa, navukiye i Nyamirambo, iwacu ni mu Nyakabanda, aha munsi y'umurenge wa Nyakabanda niho mvukira. Twabayeho, data yapfuye ndi umwana niga mu wa mbere.
amajije gupfa rero mama yari afite abana barenga 8, abona ubuzima butakwemera kudutungira mu mujyi wa Kigali, atujyana ahantu i Kigali mo Kigali, abari hagura isambu turahaba. Rero mpaba ntago nigeze ngira idini sengera mu ndabashimira Imana, Yesu yaratubonye aratumenya, Imana ishimwe. Uyu mugabo witwa Yesu turimo tubabwira ni umugabo ugira umutima w'imbabazi. Ruka yaramuvuze aravuga ngo kubwo umutima w'imbabazi Imana yacu igira nicyo gituma yemera umuseke ukadutambikira. Mbibutse ko intambara n'amakuba wabamo, ibibazo wagira, ntago Yesu yananirwa kubikiza, arashoboye. Haleluya. Yobu yaravuze ngo n'intwari y'inyamaboko yimura imisozi itabimenye. Mbibutse ko Imana yakurengera itarebye aho uvuka cyangwa aho washatse. Uyu mugabo witwa Yesu rero aranyihorera. Nabayeho ndi umukobwa w'inkumi, ngize imyaka 17, nabaye mu mujyi wa Kigali. Ntago nari nzi ko umuntu yabaho ngo amenye Imana. Nari umusitari mu magambo avugitse, nabonaga ibintu by'isi byose mbiri hejuru, ariko turashimira Imana ngo ngira imyaka rero 19 nari ndaho ngaho nyine. Urumva i Kigali nta kwikorera, Kigali ntago nigeze mpura n'ubuzima bubi, ndi umukobwa nibereye aho ngaho gusa. Ariko ngize imyaka 19 kubera ko ubuzima twari tugiyemo, aho mama yaturereraga, data yaramajije gupfa, ariko twabonye Yesu turashima Imana. Nubwo icyo gihe tutari tumuzi, ariko Imana yagiye itwiyereka. Mama rero aradutunga, mama hano yaguze arahinga areza, igihe kiza kugera ubuzima bugenda buhinduka. 94 rero Imana ikora igitangaza. Imana yadutambukije igihe cyari gikomeye, Abanyarwanda bose baciyemo. Turashima Yesu kubera ko ari umutabazi utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Intambara rero irangiye, ndakomeza mba umusitari. 98, 99, umwaka w'ibihumbi 2000 nari umuntu waho ngaho, ntagira ikintu nica, ntagira ikintu nkiza. Ariko rero turashimira Imana, nari umukobwa nyine, nakundanaga n'abasore. Ntago nari nitaye kuvuga ngo uyu musore arakora cyangwa ntakora. Abahungu b'inyamirambo b'abasitari murabizi, niyo adafite amafaranga aba afite inkweto ye ihanaguye. Rero mba muri icyo kigare, ariko turashimira Yesu waduhamagaye. Imana ihimbazwe kubw'imirimo myiza igenda ikora. Uyu mugabo witwa Yesu rero ndamubashimiye. Umwaka wa 2001 Yesu yarandebaga akabona n'ubundi sinigeze mba umusiramu, sinigeze mba umudive, sinigeze mba umuhamya, nta dini na rimwe, nta torero na rimwe nigeze mbamo. Nari umusitari w'inyamirambo nyine, nari umukobwa waho ngaho wapimaga ibiro 75. Mbona nta kintu, nta kibazo mfite, nabonaga amavuta yo kwisiga. Ariko turashimira Imana, icyo gihe cyose cy'ubusitari Imana yakomeje kunkurikirana. Mwaka wa 2002 rero nza gukundwa n'umuhungu w'umukirisito muri ADPR. Ambwira ko nkunda, ariko ashyiraho ijambo rivuga ngo nubwo ngukunda ndifuza ko wakwakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Mubwira ko bitashoboka. Uwo mudugudu nababwiye wa Beteri, nari mafite mukuru wanjye n'ubu aracyahari, yari umudiyakoni, n'ubu aracyari umudiyakoni. Niwe wakijijwe mu muryango we wacu wenyine. Ariko turashimira Yesu kubera ko Imana yaramuzigamye imuha agakiza. Yahoraga tubwiriza ubutumwa bwiza, byari mu mugambi w'Imana. Rero Imana yari ifite umugambi mwiza. Haleluya. Turashima Imana ifite umugambi mwiza ku buzima bw'umuntu wese yaremye. Kandi umuntu wese wizera iri zina rya Kristo Yesu, iri zina rya Yesu riraruhura. Amatangariza ko uyu mugabo witwa Yesu aruhura. Haleluya. 2 mugabo witwa Yesu angirira neza. Jambo ry'Imana riravuga ngo yasanze twigaragura mu ivata ry'ibyaha, aravuga ngo tubeho tubaho. Yansanze rero muri icyo gihe nari umukobwa wakundaga gutemberera mu bice byo kuri 40. Hari abana bafite imyaka ingana n'iyanjye b'abasitari nyine muri urwo rwego. Twakoraga ibijyanye n'imyaka twari dufite, twari tumeze nka babandi mujya mwumva muri iyi minsi barimo bavuga
bakoresha ijambo rivuga ngo ntitwikoragaho, twari aho nyine twumva ntacyo twishe, nta n'icyo dukijije, ariko turashima Yesu waje akadusanga aho ngaho akaduha agakiza. Imana ishimwe. Uyu mugabo witwa Yesu rero 2 arangije, uyu musore arankunda, ankunda urukundo bitari guhura, ambwira ko ankunda ariko nanjye mubwira ko bitashoboka. Ariko Yesu afata ibintu bidashoboka akabigira ibishoboka. Imana ishimwe. Ndabashimira Imana mwebwe mubona byararangiye, nimuhumure, aho ibintu byarangiye Yesu nihakorera. Turashima Imana yatugiriye neza ikatwegura ikaduhagarika. 2 rero uyu musore mu kwezi kwa 11 nibwo yambwiye ko nkunda koko, ariko nanjye ndangije mubwira ko ntashobora kumukunda kuko ari umwadeperi. Ariko mbibutse neza mu nzira Imana igira zirenga 1000 harimo nuko uyu musore w'umwadeperi yankunda kugira ngo menye Yesu. Uyu musore rero arankunda. 2002 uyu mwaka ujya gushira nibwo uyu musore yambwiye ko yifuza ko njya mu itorero bakambatiza, mubwira ko bitashoboka. Byarangiye rero twishingiye, tumajije kubana itorero riramuhagarika kuko yari yishingiye. Byarangiye rero uyu mugabo tubana mu buzima bwari bumeze nk'ubudutunguye. Nari umwana, nari mfite imyaka 19. Uyu mugabo tubana mu mujyi wa Kigali, nta kintu twari dufite, twari dushonje rwose. Nasanze aba ahantu mu Nyakabanda, ruguru y'umurenge wa Nyakabanda, ahantu bita mu Rutoki, aba mu nzu ya chambrette. Turangije kuyibanamo mu kwezi kwa mbere 2002, uwo mwaka ushize mu kwezi kwa mbere twari tumaranye ukwezi kumwe, mpura n'intambara. Uwo mwaka wa 2002 niwo twabanyemo, ariko nabonye ukuboko k'Uwiteka. Umwaka wa 2002 urashira, dutangira umwaka wa 2003, ubuzima buranga. Umugabo wanjye ubuzima buranga, hajya kushakisha nk'uko abandi bagabo bose bashakisha, biranga. Kandi icyo gihe twari tubaye mu buzima nta muntu n'umwe wari wemeye kuza iwacu. Ubwo buzima twari tubayemo rero bwanteye kumva nihebye, ndavuga ngo ariko ubundi mbere ndi umusitari ko nta bibazo nagiraga bingana n'ibi ngibi, none nkaba nshatse umugabo ibibazo bikaba birushijeho kwiyongera. Ibi bintu bimeze biti? Rero mfata umwanzuro wo gukomeza kuba umusitari, n'ubundi ndi umugore. Mfata umwanzuro n'ubundi wo gukomeza kuba umusitari mu mujyi wa Kigali, ndi umugore. Ariko turashima Imana, muri icyo gihe ndi umusitari mu mujyi wa Kigali kandi mfite umugabo. Ndashima Yesu, uyu mugabo witwa Yesu yatugiriye neza, aturebesha amaso y'imbabazi. 2003 ndakomeza mu umusitari, ibibazo biriyongera. Mfata umwanzuro wo kujya nywa itabi ryitwa urumogi. Mfata umwanzuro wo kunywa itabi, natunzwe n'itabi imyaka 3 n'igice kugira ngo njye mbona ibitotsi. Nabanye n'umugabo wanjye umwaka wa mbere, umwaka wa kabiri bigeragezo biratugota, tugera mu gihe cyo kubura amafaranga yo kwishyura iyo nzu twabagamo ya chambrette. Umwaka wa kabiri rero uyu mugabo witwa Yesu arakomeza aratureba, aratwihorera. Ariko mbibutse ko nubwo Imana itakora ako kanya, ariko icecetse ikora. Uyu mugabo witwa Yesu, mbibutse ko uyu mugore wari imugongo, wari umaze igihe afite uburwayi, ahantu yarari amaze imyaka 12, nta muvandimwe wigeze umureba. Ariko turashima Imana yaturebye. Iyo myaka rero 2 ishize, 2004 umugabo wanjye afata umwanzuro wo kujya gushaka akazi k'ubuyede ahantu kuri Sainte Famille. Nanjye nkomeza ubusitari bwanjye. Imana ibintu byose irabihagarika, ubuzima buraturya. Umugabo wanjye icyo gihe muri uwo mwaka wa 2004 mu mujyi wa Kigali
ahantu hitwa muri Karabaye igitoki cyaguraga amafaranga 20, ariko turashima Yesu muri uwo mwaka wa 2004 muri Karabaye aho ngaho igitoki cyaguraga 20 cy'injagi ikinyarwanda kigura 15, ariko muri ubwo buzima twabayemo umugabo wanjye ntiyabasaga kukigura, ariko turashimira Imana ifata umuntu yarangiza ikamuhagarika himureba. Icyo gihe sinarinzi Yesu, umugabo wanjye niwe wahoraga asenga kuko mbibutse ko twabanye ari umukirisitu, ariko ngewe ndi umupagani sinarinzi Yesu, ariko turashima Imana igenda itumenya. Imana ishimwe. Uyu mugabo wanjye rero 2005 muri icyo gihe twabayemo, murabyumva namwe, iyo myaka yose nabuze urubyaro sinigera mbyara. Umwaka wa mbere mbura urubyaro, umwaka wa kabiri mbura urubyaro, umwaka wa gatatu mbura urubyaro. Nanjye nkataza kwiyahurisha ibiyobyabwenge, nkataza kwiyahurisha itabi ry'urumogi, ariko turashimira Imana yatugiriye neza. Mbibutse ko ubu kumutureba kagasura nta gihe tukamaranye, ni Yesu wenyine ubigenza uko abishaka akatugirira neza. Imana ishimwe. 2005 rero nigira inama, nari mfite umubabaro utaranyemereraga kuba navugana n'umugabo wanjye iminota irenze 5 kubera umubabaro nari maze iyo myaka yose 3 mfite. Umubabaro waraje unyinjiramo, ndangije rero ntura no mu mudugudu mubi nturamo harimo abantu. Uriya Imana nuko ari Imana ifata umuntu ikamuvana hasi yarangiza ikamuzamura ikamwunamura. Haleluya! Imana yunamura abantu bayo. Mbibutse ko kwiringira Imana ntago bikoze isoni. Uyu mugore yatiringira imbaraga z'umwami Yesu yari yumvishije, waruciye muri uwo mudugudu yarangiza akabyigana. Mbibutse ko natwe twageze kuri Yesu kubera ko twabyiganye. 2005 uyu mugabo witwa Yesu arakomeza aradukurikirana. Umugabo wanjye abona akazi ahantu Saint Famille ajya gukorayo akazi k'ubuyede, yakoreraga amafaranga 600. Umugabo wanjye arakora kubera ko n'ubundi nari nararangije kwangirika mu bitekerezo. Satani yararaje anshyira mu gihanda cyitwa bwihebe, aranyihebesha arambwira ngo ntacyo umaze, ntacyo wakwimarira, ariko nkwibutse ko ahantu uhagaze amakuba ufite Imana yahagukura. Haleluya! Uyu mugabo witwa Yesu ni umugabo ukura ahantu umuntu hakomeye bikamenyekana. Uyu mugabo witwa Yesu niwe wigeze aseruka mu mudugudu umwe asanga mu mugabo witwa Lazaro ngo yaramaze iminsi 4 mu gituro, ariko Yesu araseruka. Ngo aserutse Mariya na Marita baramubaza ngo baramubwira ngo waratinze, ukunda yarapfuye. Ariko mbibutse ko Yesu nahageze byapfuye arabizura. 2005 mugabo wanjye ahura n'ubuzima bubi. Muri iyo myaka yose Imana yaraje ihanagura ibintu byose, imyenda idushiraho, mugabo inkweto zirashira. Muri 2005 Imana iraza tubaho ngaho, tuntu twose yari yaraguze yarafite, Imana iraza idukuraho. Twari dufite akamatora twaryamagaho, ariko Yesu haleluya arinjira akinjira no mu nzu, arinjira akinjira no mu byumba. Yinjiye mu nzu twari turimo, arabimenya ko tudafite naho turyama. Muri aka kanya nkwibutse ko Imana irimo igenda igirira neza abantu bayizera. Nawe wemereye Yesu ukamwizera yakugirira neza. Uyu mugabo witwa Yesu rero 2005 ngira umubabaro, numva ngize umubabaro. Nari ntuye mu mudugudu, abantu twabanaga, mpura n'ikigeragezo cy'abadamu. Badamu bazi gusunika inkuru, badamu bagenda bavuga amakuru, bakajya bavuga bati mahoro ntago wabyara, wakoze ubusambanyi. Ariko umwana w'umuntu mbibutse ko naho yakuvuga yashaka, ijambo ry'umwana w'umuntu rigiraho rirangirira, ariko Uwiteka yo yavuze arindi ijambo yavuze. Haleluya! Uyu mugabo witwa Yesu yabanye nanjye, naramubonye yangiriye neza. Niwe ndimo mbabwira muri aya masaha, kandi umuntu wese umwizera akamwemera azamugirira neza. Uyu mugabo witwa Yesu agira neza. 2005 rero irimo irangira, twinjira muri 2006 nigira inama, ngewe nigira inama ndavugana, ariko uyu mugabo ko mbona nta kintu amariye. Naretse ubusitari nshaka umugabo, naretse ibintu byose, naretse kunywa inzoga. Uyu mugabo mwiringiye ko azagira icyo amarira, ariko ndabona byanze. 2006 nigira inama, ndimo ninjira mu mwaka wa 5.
mbanye n'uyu mugabo ikigeragezo kiraryoha. Hari igihe ikigeragezo kiryoha bene data. Ikigeragezo cy'uyu mugore cyaramuryohanye amaze imyaka 12 ari mugongo, ahaciye bakihungiza banukira, ahaciye bakavuga bati nguwo aratambutse, ariko Yesu aho byaboze niho agera agakora imirimo n'ibitangaza. Haleluya. Uyu mugabo witwa Yesu rero yatugiriye neza. 2006 mu kwezi kwa gatanu nigira inama, ikigeragezo kimajije kunkomerana. Nahitaga ahantu bakavuga ngo nguwo wa mugore utabyara. Navuye ku biro 75 ngera ku biro 40. Maze imyaka 5 uyu mugabo witwa Yesu araza anshira kuri nivo, arandinganiza. 2006 ndamanuka ngera ku biro 35. Umwaka wa 2006 uri murangira nigira inama yo kujya kwiyahura. Umugabo wanjye Imana yari imajije kumuha akazi k'ubuzamu aha kuri stade inyamirambo. Niho yarabonye akazi k'ubuzamu agiye kujya hembwa 12,000. Imana yari imajije kumuha akazi. Byumvikana ko iwacu twabonaga amafaranga 4,200 mu cyumweru, kandi ibyo 4,200 yarabitegeshaga, cyangwa se hakabaho n'igihe yizirika kaza n'amaguru. Ariko Yesu wacu yatinze mu rugo rwacu, ndamubashimiye. Kandi mbwire abantu bari mu makuba ngo nimuhumure, ahubwo nimureke abantu baduteze amatwi mubyigane. Mwebwe umuntu wese ku giti cye byigana kore kuri Yesu. Uyu mugabo witwa Yesu uyu mukozeho biramenyekana. Uyu mugabo witwa Yesu uyu mukozeho imiryango irabimenya. Uyu mugabo witwa Yesu uyu mukozeho n'ubuzima bwawe burahinduka. Imana ishimwe. Uyu mugabo witwa Yesu rero 2006 nibwo nigira inama yo kujya kwiyahura. Umugabo yabonye akazi k'ubuzamu. Ndabyuka ari kuwa gatatu ngiye kwiyahura. Ndabashimira Imana, kandi icyo gihe nari umusitari, nari nyiri umusitari ntunzwe n'itabi ry'urumogi, ntunzwe n'itabi ryitwa intore. Yansigiraga amafaranga 100 yo guhaha, aho kugira ngo njye kuyahahisha, kubera umutima wanjye wari umpagazemo. Nkajya kwigurira isigara, nkirirwa ndira umubabaro umbana mwinshi. Nani ifite umubabaro, Satani yaransangaga akambwira ngo niko mahoro uzimarira iki? Icyambere washatse umugabo uzi kuzabaho neza nk'umuntu uvukira inyamirambo. Icya kabiri washatse umugabo uzi kuzabyara, none ni wabyaye nta kintu umaze. Satani aransura, araza anyicaza mu gihanda cyitwa bwihebe, arambwira ngo inama nakugira haguruka ujya kwiyahura. Mbibutse ko muri iyo myaka yose twabaye mu buzima, najyaga mvamo inyamirambo ahangaha mu Nyakabanda aho twari dutuye, kandi n'ubu niho tugituye. Nkamanuka nkajya Nyabugogo ahantu hitwa Fresheri, nkajya kuhagura ubugari bwitwaga Inyange, nkabuzana mu ishashi y'umukara. Turashima Imana igirangiza ibigeragezo. Kandi nibutsa abantu bari mu ntambara ko uyu mugabo witwa Yesu iyo wamwemereye ukamwizera nk'umwami n'umukiza, ukemera ko aba mu buzima bwawe, uyu mugabo witwa Yesu ubuzima bwawe ashyiramo impinduka, ibintu bigahinduka. Umwaka wa 2006 nibwo nigiriye inama rero nshaka kujya kwiyahura. Ariko uyu mujyi wa Kigali nawuririyemo inyama zitwa ibihaha, sinzi niba abantu bazizi. Ni inyama Nyabugogo zaguraga amafaranga 50, ariko ubu zarazamutse. Zarazamutse, ariko turashima Imana yadukuye ku bihaha. Mbibutse niba hari n'undi ukizirya Yesu yahagukura. Ibi turimo tuvuga, turimo turirata Yesu ukura abantu ku cyavu akabagirira neza. Imana ishimwe. Imana yankuye ku bugari bwitwa Inyange, inkura ku nyama zitwaga ibihaha. Najyaga mbyuka mu gitondo saa 12 nkamanuka Nyabugogo nkajya kugurayo inyama z'ibihaha, narangiza nkagura inyanya z'ikimene, narangiza nkagurayo intoryi nkashyira mu ishashi, narangiza nkazamuka Kimisagara n'amaguru nkaza no mu Nyakabanda. Ariko turashima Imana yabanye natwe muri icyo gihe, turi abantu batari bazwi, nta wari utuzi. Yesu ntago yigeze adutererana. Turashimira Imana. Imana ishimwe. Kandi nibutsa abantu bateze amatwi iki kiganiro, ijambo ry'Imana ndimo mbabwira, uyu mugabo witwa Yesu ni umugabo utajya utinya urugamba, aho rukomeye araseruka. Haleluya. Imana iseruke mu ntambara ufite, Imana iseruke mu bibazo ufite. Uyu mugabo witwa Yesu yanungiye mu mujyi wa Kigali ntunzwe n'izo nyama zitwa ibihaha. Iwanjye nta zindi nyama zahatekwaga, twazihatetse imyaka
nazitetse imyaka 3 n'igice. Izo nyama z'ibihaha nazitetse imyaka 3 n'igice. Ku mwaka wa 4 Imana igenda igabanya imisonga, n'uwo mwaka nagiye kwiyahuramo. Rero izo nyama z'ibihaha maje kuzihaga, numvaga narazihaze, nigira inama yo kujya kwiyahura. Nari narahaza ubugari bwitwa Inyange, n'ubugari bwaguraga 20 Nyabugogo. Twaraburiye mu rugo iwanjye, ntago twajyaga dusimburanya ikindi kintu, kuko imbaraga twari dufite zaguraga ubwo bugari gusa, nta zindi mbaraga twari dufite. Bene data, reka mbabwire bene data, mu nteze amatwi, nimuhumure, Imana izaturengera. Imana ni Imana iseruka bicitse, ni Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Imana igira ibintu itegeka ku buzima bwawe. 2006 rero nibwo nigira inama yo kujya kwiyahura. Ndazamuka, nari ngiye kwiyahurira kuri Nyabarongo. Ndagenda ari saa 1 z'ijoro, ngeze ku muhanda w'ahantu hitwa kuri Baoba, nka saa 1 n'indi minota numva ijwi rirampamagaye. Ntago nari nzi Yesu wavuye mu ijuru. Mbibutse ko nababwiye ko nta torero na rimwe nigeze nsengeramo, ikindi nta n'umuntu n'umwe wigeze ambwiriza usibye Yesu wampamagaye. Nari mfite inzara rero, yari yarageze mu magufa. Napimaga ibiro 35, kandi muri iyo myaka yose ishika 5 umugabo wanjye ntago yigeze agira imbaraga zangurira na musazi. Nambaraga ijipo, nari mfite agatenge, udubande 2 natahanye tujya kwishingira nyine. Utwo dutenge ako gatenge karasaza, nagendaga nambaye ijipo, nambaye utwenda, mbega turashima Yesu wambika. Rero ngiye kwiyahura icyo gihe. Muri uwo mugoroba umugabo yari yagiye mu kazi k'izamu. Ndazamuka ngeze kuri hoteli Baoba, ndi mu muhanda, ijwi rirampamagara rituje cyane, rirampamagara rirambwira ngo mahoro we. Ndaceceka ngira ubwoba bwinshi. Iryo jwi rirongera rirampamagara rirambwira ngo mahoro we. Ubwoba burantaha. Ndangije ndahagarara nabaze, izi ni nyabingi, ibi bintu bimo bimpamagara ni ibiki? Ariko mbibutse ko ijwi rya Yesu riza rituje. Yarampamagaye, numva ibintu birahindutse muri njyewe, muri imbaraga zatera intambwe nicaraho naringeze. Muri ako kanya twari dufite umwana twareraga. Mbibutse ko muri iyo myaka yose ntago nigeze mbyara. Nari mfite intambara mu muryango, nari mfite intambara. Abantu bamvuga, abamwitorera bavuga ngo ariko uyu nguyu wundi yamushakaga ziko azabyara. Ariko mbibutse ko Imana yavuze ku muntu irakirinda. Haleluya. Imana rero yabanye nanjye muri iyo myaka ngira intambara, ariko ndimo ndababwira ngo nimukomere. Hanyuma ya 0 Imana irakora. Aho ibintu ubona bitashoboka Imana irakora. Nicaye aho ngaho, umwana w'umusore ansangaho, arambaza ati ko wicaye aha ngaha tantine? Ndamugani nta kibazo, igendere, mu bantu ushinzwe sindimo. Mbibutse ko umutima uhagaze ujugunya amahoro. Iyo umuntu ari mu ntambara ntagira imvugo nziza. Iyo umuntu afite inzara agira roho mbi. Abashonje, iyo umuntu ashonje se yakubwira neza. Kandi ikibazo muri iyi minsi, Imana yongera ikore ku maso abantu b'Imana, bongere bakangukire gukorera Imana. Haleluya. Uyu mugabo witwa Yesu rero ndamubashimiye. Ansanga aho ngaho, arampamagara. Umwana nawe asanga ndicaye, nari ndimo nganira n'ijwi abantu batarimo babona, ariko nge naramwumvaga. Uwo mugabo wampamagaraga numvaga ari ijwi ry'umugabo. Arampamagara arambwira ngo haguruka aho wicaye. Ngira ngo nasaze, numvaga ameze nk'umuntu wafashwe n'ibisazi. Ndangije nanga kuhahaguruka. Uwo mwana aragenda, umugabo wanjye yakoraga aha imbere yahoze arewa sa, aragenda aramubwira ati rero tantine yasaze yicaye mu muhanda. Umutima uhagaze ujugunya amahoro. Nari mfite umubabaro, nari maze igihe kinini ntabyara. Numva kubaho ntacyo bimariye, numva kurya ntacyo bimariye. Yansigiraga amafaranga yo guhaha simpahe, ariko ndabashimira umugabo witwa Yesu. Haleluya. Uyu mugabo witwa Yesu iyo yageze ku muntu aramusetsa. Ndangije rero umugabo yarafunze aho yakoraga akazi k'ubuzamu, arazankura ku muhanda aranjyana. Twageze mu rugo, nari navuye mu rugo ibintu byose nabitwitse, amafoto nayatwitse, rangamuntu natwitse. Ariko umugabo arangije anyinjiza muri iyo nzu. Imana imuha ubwenge, yinjira muri ako kazu. Nari naragasuzuguye, nahoraga mubwirana, ariko iyi nzu ingana n'ikibiriti cyane iyo mace. Nawe yuri mu bandi wumva uri umugabo ufite inzu koko.
akajya ambwira ati Imana izangirira neza. Amazana ariko ubundi Imana uvuga isite, Imana uvuga ni ndende, ni inzobe, ni igikara. Imana uvuga ituye inyagasambu, ituye ku ruyenzi ngo nzajye kuyireba. Imana umbwira idatanga abana, Imana umbwira itamara inzara, iyo Imana umbwira ni. Ariko turashima Imana imara inzara. Haleluya. Ndataha ngeze mu rugo muri iryo joro ndaryama, ndyamana umubabaro. Muri iyo myaka yose 5 ntago nigeze ngira umunezero bene data, sinigeze ngira ibyishimo, nahoranaga umubabaro. Nahoraga nicaye abandi baseka, ngewe nkumva ntabyo guseka mfite. Ariko Yesu ni umugabo. Uyu mugabo witwa Yesu yasekeje umugore witwa Hana. Mwibutse ko ikigeragezo cyose wagira Imana yakigukuramo. Ndataha rero muri iryo joro, hagira ngo mbabwire ahantu Yesu yansanze. Ndangije ndaryama, kandi uyu mugabo wanjye muri iyo myaka yose ntago yigeze abona umunezero nk'uw'abandi bagabo. Yari afite umubabaro, nta munezero nagiraga. Hako turashima Imana itanga umunezero. Muri iryo joro rero turyamye, aleluya, ijuru riratabara. Mu masaa 7 z'ijoro nari nicaye ndimo nywa itabi. Iyo yagendaga yanzaniraga itabi ryitwaga intore, niryo nanywaga nkumva basi hari itandukaniro. Nahoranaga ibibazo, nkahorana uburakari, nkahorana umubabaro. Iyo yagendaga rero yanzaniraga ipaki y'itabi, hari n'igihe yaryikopeshaga. Maze gukizwa yarambwiye ngo hari yajyaga yishyura n'ibihumbi 3 by'itabi. Ariko turashima Imana itanga agakiza. Nicaye aho hantu rero muri iryo joro, muri icyo cyumba twaryamagamo, twari dufite akamatora gatoya kakandi k'abanyeshuri bajyana ku ishuri. Ndabyuka nicara ku kintu cy'ikimare twari dufite, ndamwitaza kubera umubabaro, nkegamaho ngo bigere mu masaa 7 z'ijoro mera nk'umuntu ufashwe n'agatotsi gatoya. Muri ako kanya mpita mbona imbere yanjye ikibambasi kirisatuye, mbona kiratandukanye, mbona haserutsemo umugabo. Araza amagara iruhande, Imana ishimwe, amfata mu mutwe, amfata no mu gatuza, arambwira ngo amahoro we, manuwe no kugira ngo nguhe amahoro. Amahoro ababyeyi bataguhaye, amahoro inshuti zitaguhaye, amahoro utigeze ubona ku mugabo, ngewe Uwiteka ndayaguhaye. Avuga ijambo rikomeye, n'ubu ndimo ngenda nshimira Imana. Aravuga ngo kandi imyaka umaze ufite umubabaro uhorurira, Imana irambwira ngo imaze umubabaro. Bene data mbibutse ko Imana yamaze umubabaro, kandi Imana igiye gukora ikintu, igiye gukorera umuntu igitangaza, ishyiraho n'ibizajya bimutangaza. Imana imara umubabaro, ndashima Imana. Ngo tugere rero 2:7 2:7 rero nibwo Imana yatugiriye neza. Umugabo abona amafaranga arayatora, ubuzima buremera. Ariko tugumana ikigeragezo cyitwa ko tutigeze tubyara. Ariko Yesu turamushimira muri iki gihe gisa gutya, arimo atubwira ko adutabaye. Niyo mpamvu Imana yamagurukije kugira ngo nsengere abantu, mbibutse ko Imana irimo igenda ikora imirimo n'ibitangaza. Imana irimo irakiza abarwayi, Imana irimo iragenda ikora. Turayishimira muri aya masaha kuko ari Imana ikiza. Imana ishimwe. Rero turashima Imana. Imwaka 2017 narakomeje mbana n'umugabo wanjye neza. Mwaka 2018, 2019, n'ubu ngubu turacyategereje Imana. Turaha rero tubwira abantu ngo nibakomere, kandi bakomere rwose, kuko Imana irimo iragenda ikora imirimo n'ibitangaza. Imana yaduhagurukije abakozi bayo, turimo tugenda dusengera abantu, turimo tugenda dusengera. Imana irimo iragendana natwe, tugasengera abarwayi bagakira. Wowe rero wumva ufite intambara, wowe wumva ufite ibibazo uvuga ngo ntago byarangira, wowe wumva ufite ibibazo ngo Yesu ntago yakugeraho, Yesu arakora, aracyakora imirimo n'ibitangaza. Nanjye rero ntegereje Imana. Uyu mwaka 2019 ntegereje Imana ko yambwiye ko izampa umwana. Nawe rero ufite intambara, nkwibutse ko Yesu ni umugabo mwiza, agira imbabazi nyinshi. Oh haleluya, nawe yakugirira neza. Imana rero ibahereza umugisha, kubera ko Imana ije gufata. Imana ishimwe, kubera ko ari Imana ishobora ibintu byose. Umwaka wa
karindwi nibwo umugabo wanjye Imana yaduhaye amafaranga, twatoraguye amafaranga 380, ayatoragura mu muhanda mu rukerera arimo ajya mu kazi. Aya mafaranga yatugiriye umumaro, aya mafaranga niho twakuyemo kurya, aya mafaranga niho twakuyemo imyambaro. Mugabo wanjye Imana imuhaye ipantaro, narasabye Imana ipantaro 5, Imana irazimuha. Imana iduha amatora yo kuryamaho, Imana itugirira neza, idukura muri kakazu nababwiye narise niyo mace. Abana b'inyamirambo murabizi ko dushirana amasoni, ariko turashima Imana yatuziritse kigufiya. Hari ibintu Imana yakoze, Imana ishimwe. Haleluya, haleluya. Mubari ibintu byose dufite Imana ikiza uburwayi. Rero ndagira ngo nsengera abantu. Imana yatugiriye neza mu mujyi wa Kigali, yaradutabaye. Imana yaduhaye inzu, twebwe kwa Mahoro na Murekezi baravuga ngo nta na shitingi twabona, ariko Imana ifata ibintu bitari ikabihindura ibiriho. Yaduhaye inzu, ubu ntabwo dukodesha, natwe dufite akaryango dukodesha 15,000. Imana yarakoze, Imana ishimwe. Ndagira ngo mbabwire ibi ngibi, Imana yacu ishobora byose. Imana ijya ku kigeragezo, Imana iraza ifata umuntu ikamugerageza kubera ko ifite umugambi. Mbibutse ko tumaze imyaka 17 tutari twabyara, ariko dufite icyizere, mfite Imana icyizere. Niyo mpamvu nkomeye, numva umwami Yesu ubwo nkunda ndamahoro, nta kibazo mfite. Ndimo nsengera abantu bafite ibibazo. Imana yarambwiye ngo nisengera abagore batabyara babyare. Dufite amashimwe. Hari umugore nigeze nsengera, haleluya, Imana imuha urubyaro. Nanjye rero ntegereje nihanganye, kandi umuntu wese uri mu ntambara, mbibutse muri uyu mwanya ko Imana ije gutabara abantu bayizera. Imana itugirire neza. Ndagira ngo dusenge Imana, kuko Imana ari umutabazi. Imana ni umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Umuntu wese uyiringiye kandi uyizeye. Abantu bari hirya no hino mwumva buno buhamya, Imana ifata ibintu bitariho. Imana yaranyamitse ndambara, namwe murandeba. Imana yateyeho inyama, nanjye yampaye amavuta, nisigaga amamesa, ariko ubu sinkisiga amamesa. Imana yacu irashobora. Ngo dusenge Imana. Ndagira ngo ntange nimero za telefone kugira ngo bakunzi ba Iyobokamana TV mwabyumvishe. Ubu buhamya burakomeye cyane bw'uyu mubyeyi, murumva ko nta kure yabaho Imana idakura abantu. Reka rero tugusabe utange nimero za telefone, kugira ngo hari abantu benshi baba bari hirya no hino bafite ibyifuzo, bafite ibibazo bitandukanye, bashobora gushaka ko basengera, ndetse bananyuzwe n'ubuhamya bwawe, bashobora gushaka kukuvugisha. Reka uduhereze nimero za telefone. Nimero za telefone ni 078 54 75 978. Reka rero tugana ku musozo w'iki kiganiro cyangwa ubuhamya bwawe, tuvuge ngo Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo y'abera, iguhereze umugisha cyane kandi igukomeze muri uyu muhamagaro, ikomeze gukoresha ibyo butwari, maze tugusabe rero udushyire imbere y'Imana kugira ngo dusoze iki kiganiro. Imana iguhereze umugisha cyane. Turagushimiye mwami Yesu, ari wowe wabanye natwe. Turagushimiye kubw'abantu bose bateze amatwi iki kiganiro turimo tuganira tuvuga imbaraga zawe. Ndagushimiye kubera ko ari wowe ugiye kugirira neza umuntu wese waba ufite ibibazo, kandi nanjye ndagushimira ko hari ahantu wankuye akaba naho ungejeje. Umuntu wese ufite ibibazo yabonaga byarangiye, Imana yacu iracyakora. Turasenze muri aya masaha ngo abafite intambara uziturishe, bafite uburwayi bakize. Aya masaha turasenze ngo ubutabazi bw'Imana buboneke ku banyarwanda n'abanyarwandakazi. Umuntu wese ukwizeye akakwiringira umugirire neza. Turagushimiye Mana, ugira ibintu ukiraho, wegura abantu bunamye, imibereho yunamishije, abo bose ubegure. Ndagushimiye kuko uri Imana. Muri aya masaha ndavuze ngo himbazwa, kuko uri umutabazi utabura kuboneka, uri intwari y'inyamaboko. Umugabo witwa Yobu niko yavuze, maboko yawe ni magari, nagera ku barwayi bari mu bitaro, barwaye kanseri abagereho, bafite ibibazo bitandukanye, maboko yawe nabagereho. Ndagushimiye kuko uri Imana. Cyubahiro ni cyawe, kuko wumva gusenga mu izina rya Kristo Yesu. Amen.